kuvuga iyi nkozwe y'ibibi kwa wanyumviye nkozi y'ibibi nanone wanyumviye kandi dafuza ndabahana urandebera ngaho wabyumvishe wakicaye nabahana ngaho banza wumve nyine banza ubyumve nkozi y'ibibi cyari cyo wowe zaduraye ndagushyikira aha ni 500 hano twaje kugwa ako twaje gutukana nyine ari nuko inkozi muceceke rero ukomeza guterana amagambo gutyo iminota iri kugenda twakagombye kuba nabone muceceke twese mutuzibishe ngaho uceceka ko uraceceka ngewe umuntu urongera kumvugisha afite ibibazo gira twirebere Jado n'imigabane umuntu afitemo mutangire mwishyure imigabane mwishyure n'amadeni Jado manzo twereke imigabane tumaje kugiramo niyo dushaka kumanza no Nyakagezi afitemo umaje kugira imigabane 7 katureba yinyereke nje ndayishaka kuyireba nawe wagurana singiye Nyakagezi imigabane 7 dutazi inshuro 8 wiki wararanije se undi mugabane se wagiye ko hari ibyumweru 2 udaheruka gutaha Jado kuba twatanye nago nasiba ngewe utanze no ubunyanga ngewe nago nitangura mudugu komera bibi komera cyane amakuru n'amakuru ntayo ikihe kibazo se kandi mudugu narinje kukureba iwanyu mu rugo waruje kundeba yego nubuhoro se nabuhoro ntabwo bati mu rugo baranyirukanye barakwirukanye mudugu ibaze kugira ngo babe banyirukanye imyenda yanjye yose dore ngiyi usibye bogisa yonyine isigaye mu rugo ubwo nayo sinzi ukuntu yabihishe ninde kwirukanye se mudugudu rero reka mubwize ukuri ubu ngubu ntakubeye mu rugo nta mahoro ari ariko iwanyu hari wagira ngo bahatabye umuzimu hari ntitwabimenye umva mubwize papa yagwariye mu bitaro ejo bundi urabizi ndabizi rero ubwo papa amaze kugwarira mu bitaro mama yarambwiraga ngo mwana wanjye ngo siko akiva mu bitaro ngo nzahita mubwira duhite tukwirukana mudugu ubu ngubu nshobora kwifata bakanziza yuko ngo ntajyamuriye papa ako se nyoko asigaye anywa ibiki ndabizi se kujyamurira papa ntabwo ari uburenganzira bwanjye umuyobozi ahaha singiye saho byandi ntaje nkabona usinda buri munsi sha uri gusinda mu migabane yanjye unyubaho umugabane wanjye urugo se ne urusange umugabane wanjye uri yenda ushaka uri kuba n'ubuhumbi bwawe bubiri aribwo najya kwibona sinda n'ubwanjye ariko ngaho winyerekana ubiri Nyakagezi ndaguhana ubundi rakamanze mbabwire urumva abanyamuryango twese ko tunganya imigabane niko dutangiye kugaragaza ko umwe imigabane tuzuye ndikukubwira ko hari ibyumweru 2 bishize agatanga weho warujuje imigabane yego we abandi bakumaye nkamuzanira ubwo niwe ho wayari ayamaye hari umwe wari wamuriye mama nawe umva abari no akenshi akeka ko najya no kwiga wakubanya nawe ukajya mu mwanya wanjye wakiyahura njyewe nuko nyine mama sinzi uko urameze ariko njye mfite umubyeyi nkuriya yewe kwihangana kabana gakomeza umutsi ukamwereka ko utabyitaho ubundi se wazaje tukibanira unati wacu ngavuga ko ngiye he ahubwo reka nkubaza amakuru ya sheri wawe kikora nyine twarashwanye byo nabyo nakubwiraga nyine bye byo kwirwa avuga ngo mama nyine iki n'iki ako twariyunze ninde wasabye ndi mbabazi se ubwo se niba ari kuzisaba niwe wazitsabye usa cyangwa kifadanya kuzigusaba karagwita neza tunanjye ejo niwe nari ngiye kureba ari wakerewe hana waraga wakataye reka sinakugiza yari yambwiye ngo duhure ndavuga ati se nta kintu ndi gukora mu rugo reka njye kumureba byaburaze wowe nyine agende hari mubona nataza kuntaba none yabutaba ahubwo baye n'ubundi mu kanya ndajya kumureba wowe semaye ibaze kandi uko njye nazaga kumurega buri kamwe kose ibaze ko yanamugemuriraga ibyo yatetse byose akabishyira umusaza mu bitaro njyewe agasiga nta n'ibyo kungaburira bigiza ubwo nawe wasanga wenda hari amakosa ufite mudugu umva nkubwiza ukuri nakubeshye ntago ndari rondo mudugu ntago ni njyewe mu mudugudu hano ushinzwe no guhwitura abantu rimwe na rimwe nk'urubyiruko rugiye mu nama ibyo ndabizi ko ubikora pe gahunda nta gahunda za leta ntabona wubahiriza none se bari bamfatira
wambwira ahantu ndimo kunywa itabi mudugu mbabarira umbwiza ukuri nimba mwari mwabona wenda mu mudugudu ari njye wananiranye ndimo kunywa itabi. Ibyo ni ariko mu rugo ushobora kwigira kara kajyaye ntibimenyekane. Mudugu ni izina ry'Imana hariya muri ruriya rugo ntabwo umva nkubwira icyo turimo gupfa. Papa arimo kuvuga ngo none ahanga ngo mve mu rugo ngo ntago nshaka mu rugo ngo kubera yuko ngo ni samba ngo nta samba zama ngazo umva. Nese kari wa mwana wenyine bagira yabigwa natabigwa muri ntapfa ntuzabisigara. Kandi yararahiye ngo azapfa bigurishije byose bimaze ngo nze mu rugo ngende. Okay, uvuga ngiye nkubwire rero. Nari ngiye kureba nyoko n'ubundi hari umuntu wamundeye. Tugende tubisubire mu musize mu rugo. Kandi abwe ngo ntasubira mu rugo musize mu rugo ni. Bayo tugende nkujyane bobe ibyo turabinyuramo tubiganireho tumenye ikibazo aho kiri kuba tugikemure. Dore kandi rero mudugudu ni ibi ngibi ugasanga umuntu abantu baricanye ugasanga kwicana ntukagivuga muri iki gihugu. Kwicana gikomeye. Kwicana ni cya gikomeye. Wowe tugende turabinyuramo neza tubikemure ugomba gusubira mu rugo nese yakohereza. Ndabizi ubu ngubu ndeba gutya ndi saa kintu nta n'igiceri cy'ijana nifiti. Tugende nimo musize mu rugo turata tubinyuramo tubikemure ubundi ndebe na nyoko biragira. Mama reka nkubwize ukuri rero mudugudu iki kibazo nutagikemura neza ugasanga baranyishe uzabibaza. Usanzwe unyizeho ubunyangamugayo mwagiye kuntora mutanyizeye. Muzahajya tega nimbe bakazica umuntu w'ikimeba nge ntaranyishe. Oya murabura nta kintu yagutwara nese umuntu usije ko mwubaha umuntu yakurusha imbaraga. Disaster. Kumera jado. Gwese uzi igitumye nkuhagarika. Ni igiki? Barabanza guhadafuroza ubu ngubu yareze konsura tango kwa gatandatu bagomba kurubura. Yamureze. Ubwo inzoga yabonetse rero. Twamenye ko tugomba kuzamushinja, twamara kumushinja. Yego, ubundi akadusengera tukanywa kandi bizamufata ndabizi. Bitamufashe kari twebwe twawe tugiye mu kangaratete ko badufunga. Akatumarura muri gereza. Ariko jado umusazi. Twemeje ko tuzamushinja. Turi bangaye nawe turi bande. Turamushinja se hari na telefone twari dufite ngo twafasha. Ako telefone bice abantu bane nuko bazaba ari kumubeshya. Ubundi mu rubanza basaba abagabo babiri. None tuzaba turi bane. Gute bitazamufata? Nyamara ushatse ibyo bintu wabiva. Mbivamo gute je tukamubwiza ukuri urumva ngenda bikubwiye ajye kwanana. Nzamushinja nzazira ukuri bazamfunga nibyanga kumufata. Azazira ukuri kandi ukunda kwihagarara. Nihagararaho. Mugabo wihagararaho mafuti. Ubwo niba gufunga nge nzaba ndaho nigarara. Uzaba wigaramisha. Kane subirire mu rugo. Subirire mu rugo n'ubundi warumagaitse kandi ari nigende. Sawa nta kibazo. Bimeze bite ibibazo byawe ubona n'umuhungu komera cyane. Ubundi iki kintu kikweye. Wowe n'umuhungu wawe ukifata ukirukana umwana mu rugo nta n'isoni. Ako mudugudu. Harajya mwamure mu nge wanyu mutazi ibintu bibera mu nge wacu. Ikibazo cy'umugore we kiba kitarakemuka none ugiye gushyiraho n'icyawe na bingo. Oya ahubwo njyawe ntabwo nifuza kujya kumubona. Ndambiwe umuntu imbwiye mumbwira tumeze gutya. Murambiwe mu rugo rwanjye. Umubwire. Cyagomba kugenda nagenda yohohe. Agenda hera yo gahera yo. Nta mubyeyi wemerewe kwirukana umwana mu rugo. Mu gihe cyose nta hantu nese uri kumwohereza. Mumbariza nyohere. Ko wamubyaye. Nashaka ajya mu birara amazi amutware. Niye kosa yakoze. Mudugudu ndakurahe urabe rwose pe nakuba uri umuyobozi ariko njye y'umuhungu wanjye kuva cyera kuva namubyara nyina yanambwiye kare no mu nda ye ngo ateraga imigeri umukinnyi wa filime kimaze kuvuka cyaho kimaze kugira ubwenge iki cyana cyakuranya amahane kutumva kunkubita gusa sibaho ngaho mucishe make mutangwanira imbere umva mubwire ibyo bibazo ntabwo bigeze ubingezaho ngewe umuntu ngejeje ikibazo bwa mbere ngomba gukemurira ikibazo ambwiye ko mwirukanye mu rugo ngo umwirukanye ngo umuheni bikapunga agende dore ngibi wowe urugo rwawe ndirwo ruri guteza umutekano muke mu mudugudu umugore wawe aba ari igora tukana n'abandi bagore ibibazo bye bitari byanakemuka uwongeremo n'iki ngiki umudugudu ushatse kuvuga ko njye ndi mu makosa ni wewe uri mu makosa kuko nta mubyeyi wirukana umwana ko ndimo kumva ngo umugore wanjye ni ibikemeza bite umva mbere ya byose wowe bingo genda usubire mu rugo ugenda usubiza ibintu byawe aho byari biri nta mubyeyi ntabwo yemere kugukora mu rugo rudigo wewe umva ngubwiye ariko mudugudu genda usubire mu rugo nta n'ibindi bintu mudugudu utarakomeza uri kumwohereza iwawe cyangwa uri kumwohereza ahandi hantu uri kunsuzugura ujya kumubyara ntabwo wabitekerejeho neza ugomba kumurera ubu numva njya mudugudu umushinga afite impamvu y'imana bibaye ngombwa namukubitira imbere yawe nuba ufite umujinya uzagenda umukodeshereze cyangwa se umwubakire byageze ko hari abandi baheze kandi byereka mubwiza ukuri mudugudu ejo abandi utazumva mu rugo hapfuye umuntu
Oya, ngo ni urimo kumva sore kunyumvira mudugu ashobora kunyica rega njyewe unyishe nibyo mba ndimo kuvuga nibyo umweho urudigo niba udashaka ko ibintu bikomera reka umwana ajye mu rugo cyangwa muri retaje oya ajya mu rugo gereka kaya nyirahaza genda kangende genda ukingure ujye mu cyumba umwohereje mu rugo umva kandi namuyimana nkubwize kure nimusangayo uribaza kwibona neza nawe rero wagira ngo sinzi ibyo uba wananywe umva nkubwire genda ubwirire nyoko ubwire ko ku gatandatu azaza kuburana na Dafroza yaramureze mu gacaca bari tuzahurira saa 8 mbwira mama ko Dafroza yamureze mukazahurira ku gacaca baje kubura saa 8 muzabe muhari mwese ndamuherekeza muzamuherekeze ni icyo kibazo cyari gihari muri iki nari sanzwe nje ni wanyu ngeze mu nzira mpura muri ibi bibazo mudugu nukuri Imana urakoze reka nsubire mu rugo niyo wongera kuguteza amuhane gake papa kandi urabe wumvisha yuko ari mudugu tucubize mu rugo utaza kuza wongera kumenyera uranyirukanira imyaka utaza mudugu nkakuzimura nubwo hebora kanti genda nyira ataza no kukugaruka murakoze mudugu ibintu numvishije Dafroza konsulata n'ibiki bishatse kuvuga iki akose umugore wawe uyoboye ko yigora dukana genda ujye kubimubaza mu biganiro ngo nta mwanya kuzirisita no kuvuga ndagira umwana wanje ngera n'umugore wanje utarenga ku byo nkubwiye genda ubwo biganizeho umugore wawe nge ikibazo nuko nkikemuye bingo we ntago wamwirukana mu rugo nta hantu umwohereje nukenera kumwohereza uzamwubakira inzu rwose agenda abemo ariko kazakira kwasi uko muzarode kuko nzagirana ngaho ngeze umugore ngaho ngeze umwana ariko mutugu ibibazo byose biba muri mutugudu wawe umanza harimo se kibihari nanjye nahoze nibaza ko mu rugo rwawe nimba ari mwe nshinzwe kuyobora gusa ibibazo ni ibyanyu gusa ibibazo si byawe wowe nuko uva kare wonyine gusabiri ahubwo wenda bimwe ntabwo narimbizi genda uganiriza umugore wawe mwitegure kuzaza kuburana ku gatandatu nta kindi mudugu njye ntabwo rwose reka njyane ntabwo ibyanjye ntabwo mbizi okay imana byo bitagira no bisimba gashobora ko ni umusaza yayamariye mu ariko se kosoro warasase nasaze ntiwanyana yimbwa we